nirwo rufunguzo yakwitwa umugore. Imana ishimwe cyane. Rero natekereje umugore ni mu buryo bugari cyane. Hari umuntu witwa umugore yarashatse arabyara, yego. Hari undi yarashatse ariko narabyara, ariko ni umugore. Itandukaniro nuko umwe yabyaye undi akaba agitegereje. Ariko noneho ndagira ngo tugaruke kuri iki kintu ubushize wagikomoje, ariko ntabwo twakigiyemo cyane, cy'umugore nawe yarashatse nk'abandi, agenda afite expectations nyinshi ko agomba kubyara, agaheka, mbese akabona nk'ibyo abandi babona, akagira uwo munezero. Ariko none hagezeyo ugasanga ntabwo bikunze pe, ntabyaye. Ubushize watubwiye ko hari igihe biba ari umuhamagaro w'Imana, ni ugusobanukirwa ko turi mu biganza by'Imana, so Imana yagukoresha uko ishaka. Ariko yakomera kunyura muri icyo kintu kugira ngo uzafashe abantu kunyura muri icyo kibazo nk'ikinyuramo cyangwa wanyuzemo. Yego. Noneho ushobora kugenda ugatinda, ariko bishobora kuba ari ubushake bw'Imana cyangwa atari ubushake bw'Imana. Ari kubera ko ugomba kwivuza, gukurikirana bene nk'ibyo. Ese ibyo by'umuntu yabimenya ate Consolata? Kuko hari igihe ushaka kuvuga ngo buriya ni umugambi w'Imana. Navuze ngo ibyawe biratandukanye nkurikije ubuhamya bwawe. Niba no mu bantu avuga ati umugore akuri ibishoboka byose kurenza n'ubwo yabikoraga yarabyaye. Kuko si umuntu iyo umwana wawe arwaye Gorethi si wowe witaho kurenza abandi. Yego. None si iyo umuntu wakundaga akoze impanuka cyangwa akagira ikindi kibazo kiremereye, si wowe cyane umwitaho cyane kurusha abandi. Wa mudamu rero mu by'ukuri isi yabaye nabi, abantu bazi ko umugore ikintu cyamuneza nuko abyara umwana. Agize ibyago rero siko nawe wa mwana mwanze ntabyaye. Abantu kugira ngo bamuhumurize, bamuvuga ati komera rwose, ahubwo basanga baramutera amabuye. N'abari mu kazi be, n'abanyirabukwe n'abayashatse n'iki byose. Yesu ashimwe cyane, Yesu ahimbazwe. Inshuti zacu, inshuti za Mumuriza GB Ministries, ni kaze nanone turabishimiye. Ni kuri wa munsi wacu wo kubwirana ibyururutse umutima, bihumuriza wowe uremerewe, ufite byinshi cyane bikuremereye. Tuje kubwira ngo humura, komera, Imana irakuzi kandi igufitiye byiza byinshi cyane utaruzi. Icyo bigusaba gusa ni ukuyemerera mukabigendanamo. Rero ni kaze, tubashimira uko muhora mudukurikira uko bukeye ko bwije. Ntabwo tuzarambirwa kubabwira ngo Imana ibahe umugisha kandi bagirire neza. Uyu munsi rero twongeye guterwa iteka n'umukozi wayo mukunda cyane, muhora mukurikira, mwibazaho byinshi, mbese afite ibintu byinshi muri we. Navuga ngo ni inzu y'ibitabo, kuko iyo umuntu afite inararibonye aba afite ibintu byinshi cyane bibitse muri we. Bisaba rero wowe kubisobanukirwa ukamwegera kugira ngo ibyo bintu bivuge. Rero twagiriwe ubuntu kuba twaramumenye akatwemerera. Ni umuntu mwiza, nanjye kuvuga ngo ni umwana mwiza. Umwana mwiza n'umwana w'Imana. Nkunda kwibwira abantu ni ibintu bimwe ngo ni umwana mwiza kandi ari umusaza, wenda ugasanga byamutera ikibazo. Ariko uyu we pe yaratwemereye uko tumwita, bipfa kuba ari ibintu byiza nabo bikamunezeza. Rero Imana imuhe umugisha, turamwakiriye muri studio zacu nanone kuba yemeye kuza kutuganiriza. Ni ikaze mukozi w'Imana. Murakoze cyane. Yes. Imana imuhe umugisha. Rero Consolata murabyibuka yadusobanuriye impamvu y'iryo zina rye, atari Console, atari Conso, nabyo wabivuga ariko we yikundira Consolata. Rero Imana yo mwijuru imuhe umugisha ko duhora tumutumira akatwitaba. Uyu munsi rero tugiye kuganira nanone ku kindi kiganiro gikora ku mutima we cyane, amazemo igihe kinini agira inama abo bantu. Tugiye kubavugaho. Reka tubanze dusenge, dusabe Imana yacu kugira ngo igendane natwe muri iki kiganiro. Data mwiza, turagushimiye kuko uri Imana yacu, urukundo dukunda rurahebuje, ntacyo twarunganya narwo. Rero ko wemeye kuba uyu munsi twongeye tugahura, tugiye kuganira ku murimo wawe, uko twabyitwaramo mu gihe tugowe, mu gihe tubabaye, mu gihe duhuye n'ingorane zitandukanye. Mwami niwe twakiriye kugira ngo tuyoborwe nawe. Consolata turamusengeye kugira ngo ijambo ryawe rikomeze kumubaho, kuba ku rurimi rwe, mu mutima we, mu byo agiye kutuganiriza byose. Mwami bitubere inkomezi, kuko ni urugendo yaciyemo rutamworoheye, ariko kuko yari yiringiye ko yabanye nawe, ari wowe watangiye urugendo rwiza muri we, yarushoje neza. Aracyarurimo ariko arabyishimiye kandi arabinezerewe. Rero Mwami, reka amagambo ari buturike mu kanwa twese atugwe neza kandi atubere urugendo natwe. Turagushimiye kumva gusenga kwacu, ni mu izina rya Yesu Kristo dusenga twiringiye kubyumvise. Amen, amen, amen. Consolata ni ikaze mu murimo wa data nanone. Murakoze cyane. Imana iguhe umugisha ko duhora tugusaba, tuguhamagara ukatwitaba.
kandi ndabizi ko ugira inshingano nyinshi ubu uri mu tuntu twinshi n'ubu ndabizi ko hari ahandi uri buve hano ujya ariko muri byose data ajya gushyigikira kandi ubona ikiganza cye mu byo ukora byose aho bumburira ikiganza cyawe Imana ijya igusubiriza inshuro nyinshi cyane amahoro y'Imana rero kuri twese muri uyu murimo wa data rero tugiye kuganira ku ijambo tugiye kuganira ku muntu witwa umugore twese murabibona ko turi abagore ariko ngiye gutangira mubaza ngo mbese Consola iyo umuntu avuze umugore abavuze ndi burya abagore ni benshi abagore bari muri kategori nyinshi iyo umuntu avuze ngo uyu muntu ni umugore buriya abavuze iki n'umugore nuvuga ngo aba yaravutse ari umukobwa yego igihe kikagera agashingirwa agashaka kuba ku rugo rwe yego nuko bamwita umugore yego abafite uwo bashakanye ashobora kuba akiriho cyangwa atakiriho ariko rero mbese umugore n'umuntu wubatse urugo rwe wavuye iwabo akajya kuba ku rugo rwe none se umukobwa cyangwa se kamwite nawe umugore kuko iyo umuntu agiye wenda agatwara inda akabyarira iwabo so ntafite umugabo ari wenyine niba atari iwabo akimuka akikodeshereza inzu nawe yitwa umugore ese uwo nawe ni umugore cyangwa ntabwo yashingiwe hari aho tu reka yenda mu gifaransa niho bise biza bavuga ngo female umukobwa wabyaye yego umukobwa wabyaye nuko yitwa umukobwa wabyaye ariko ubusanzwe umugore mbese n'umuntu yenda bamwita umubyeyi yarabyaye waba yabyara iwabo n'umubyeyi yarabyaye ariko nibura ko umugore ariko yaba yarashatse afite umugabo bivuga ngo umugore bingana mbese ni equals bana bavuga ngo equal sign umugabo yego ndumva tubisobanukiwe umugore ni umuntu ufite umugabo cyangwa se umugabo yaranapfuye ariko wabayeho mwarabanye mwarashyingiranywe ya rero kwitwa umugore ni ibintu bigari cyane hari umugore ufite umugabo hari umugore wapfushije umugabo ariko muri abo bantu bose rero nkurikije ubuhamya bwanyu nagiye nkurikira cyane nkumva ni process waciyemo ubuhamya bwawe ni ibyiciro ngira ngo tuzagera tubikata mu byiciro kugira ngo abantu badukurikira babyumve neza cyane yaciye mu bintu byinshi cyane Consola niyo mpamvu tumubaza ibibazo twongera tubisubiramo hari ibyo tuba tutasobanukiwe ariko tugiye kuvuga kuri uwo mugore warongowe iwabo baramushingiye ni umukobwa baramushingiye bashakanye n'umugabo uwo mugabo barabanye nta mwana babyaranye watubwiye ngo nawe yitwa umugore kuko yarashingiwe afite umugabo ariko noneho burya bibamo urugendo rukomeye cyane arashingiwe agezeyo naho yashatse baramwanze hari abo nigeze kumva ko bamwirukanye bamukura mu rugo kubera ko yatinze kubyara baramwirukana ese bene uwo mugore umugira inama ki nkurikije urugendo waciyemo wowe ibyawe biri special urajya utubwira ibyawe utubwira n'ukuntu utekereza no ku by'abandi ese bene uwo mugore wamugira inama ki ufite bene icyo gikomere yicaye mu rugo kandi aritwa umugore ariko nta mwana afite ese azaguma yitwa umugore gusa bimeze bite icyo njya nkunda kuvuga ni uko nyine hari amatsinda abiri yego ubundi koko umugore wanamushingira niyo bashingira umugore bavuga ngo uzabyare hungu na kobwa rwose ni icyifuzo cy'ababyeyi ari icyifuzo cy'imiryango ari icyifuzo cyawe n'umugabo wawe ariko turi mu isi ifite ibibazo byinshi hari abagenda ntibabyare hakaba n'igihe abaganga bavuga ati ntabwo tubona n'impamvu rwose turabona muri bazima mugende murindire hari igihe barinda ko igihe kikazagera bakabyara ko bakabijye bibura ubwo rero icyo navuga cyo ni uko wa muntu nanone rwose akwiye kumva ko Yesu yarebye ati mwese abarushye n'abananiwe munsange ndabaruhura kiraremereye cyane mu by'ukuri kiraremereye rwose navuga ko kuko njye mu kazi nakoze imyaka myinshi cyane nkorana n'abagore n'abakobwa n'ibyo mbibamo rero abakobwa bakunze gushaka abagore batabyaye abapfakazi gutyo rero bateranyiraga tukaganira nabonye ibikomere biteye ubwoba yumva nawe yariyanze amagambo yumva nawe akagira akishyira ahantu akumva nta gaciro afite akumva nta hazaza akumva mbese nta n'ikintu na kimwe cyamushimisha n'ubwo umugabo yavuga ati ndabwo reka ntabihe agaciro icyo navuga cyo nuko niba nugusanga Yesu akakuvura
kuko isanze Yesu nta mutwaro atikorera. Yego. Kandi ijambo ry'Imana ravuga ngo muri hariya muri Yesaya 43 guhera ku murongo wa mbere. Naravuga ngo ariko Uwiteka we wakuremye we Yakobo. Yego. Kandi akuba we Isirayeli. Urumva n'amazina abiri y'umuntu. N'amazina abiri. Niba witwa Gorethi mukandi we Imana yakuremye wowe Gorethi kandi akumva wowe irindi zina ryawe witinya kuko nagucunguye. Haleluya. Ndavuga ngo witinya ko ari bitinyishije bibabihari. Wa mudamara w'inyira mu bintu bitinyishije n'ababyeyi be bafite ipfunwe n'abavandimwe n'inshuti n'abavandimwe hakaba ari n'igihe cyo nabonye cyane igihe ijambo atacaze kumukomeretsa ariko kubera ibikomere yifitemo akatiba dore amagambo yabwiye. Yego dore amagambo bakariyo banabwiye agenda atari nabyo ariko sanga Yesu maramaje arimo witiye ko nagucunguye naguhamagaye mu izina ryawe uri uwanjye nunyura mu mazi ntazagutemba nuca mu rugo uzaye. Reka tuvuge ngo cya kibazo cyo kutabyara tugereranye n'uko wanyura mu muriro. Yego. Ariko niba uri umwana w'Imana by'ukuri ntabwo uzashya uzanyuramo ko ntabwo uzashya ko uzavamo ukomeye ufite ubuhamya. Yego. Kimenyimenyi n'indika nivugeho ndetse ko nge nyine. Yego. Ariko unyura mu muro ntushye ahubwo nkuko bajya bati zahabu itanyuze mu muro ntabwo yabaye ari zahabu. Ntabwo ivamo neza. Kandi ubwo wamenya ko ari zahabu y'itaka n'iki byose. Kugira ngo uyambare uberwe nuko nyine icomurize mu muriro. Yego. None bakayambara bakagera ariko ubundi nawe kugira ngo wandi gukoreshe irabanzika kurtyaza. Yego. Kandi uri icyuzanye icyuma nyine kurtyazanya birumva nyine kurtyaza nuva mu by'ukuri umuntu anyura mu muriro ntashye babana b'Imana banyura mu muriro ntibashye baca amazi n'abatembana. Yego. Amen. Yesu ashimwe cyane inshuti zacu inshuti za Mumuriza GB Ministries tubahaye ikaze uyu munsi wa none ni umunsi w'umunezero ni umunsi udasanzwe kuri twe kuko iyo dutekereje gutanga ihumure kuri bene data kuri mwese mudukurikira tugubwa neza twumva turi mu murimo Imana yacu yifuza ko dukora. Rero turabakiriye nanone turabiyegereje turabasengera umugisha uko bukeye uko bwije ngo amahoro y'Imana bane namwe kandi uko mukomeza kudukurikira mwumva ibiganiro byacu mutubaza nukuri mujye mwumva yuko tubazirikana. Imana rero y'amahoro ibaha umugisha kandi ikomeza kubanezeza mukomeza kudukurikira. Rero uyu munsi tudatinze twongeye kugirirwa ubuntu n'Imana yacu nk'uko bisanzwe twongeye kubona umukozi w'Imana witwa Consolata. Ngira ngo ubushize babwiye izina rye kuntu impamvu y'iryo zina ndatekereza yuko mukibyibuka ntabwo turi bubisobanure nanone. Rero Imana imuha umugisha uko duhora tumutumira aratwitaba aho wamukenera hose aba ahari kuko yasobanukiwe impamvu yo kubaho kwe kandi azi icyo akorera Imana. Rero Consolata ni ikaze nanone muri studio zacu. Yego. Amen. Turakwakiriye nanone ubushize twagiranye ikiganiro kiganira ku bakobwa. Ndizera ko abakobwa bazafashwa kandi ntimuzatinye guca mu gikari mukambaza cyangwa se mukamamagara tukaganira mwabahuza nawe. Buriya afite byinshi ibyo atavuze n'ibyo byinshi afite muri we. Rero umukenera ni ukuri arahari ku bwawe kuko afite amabanga menshi cyane abafitiye. Rero Imana y'amahoro imuha umugisha dutangira iki kiganiro reka dusenga Imana yacu. Data mukunzi mwiza turagushimiye urera kandi urakiranuka uri Imana ibera hose icyarimwe uri Imana itarobanura ku butoni urukundo dukunda niko ukunda abatuye isi bose. Tuganira mwami ibiganiro reka bigere kubushaka bose ku isi kandi bibagirira akamaro ubuhamya mwami amagambo yawe reka bijye bigera ku badukurikira bose bahabwa umugisha nawe bakizwe bagire ukwegerana nawe bimazeyo cyangwa se bihagije kugira ngo bumve ihumure riguturukaho. Twe twababwira ngo humura komera ariko ihumure ryawe niryo ritunyura. Rero turasenze kugira ngo umukozi wawe mwami Consolata ugiye kutuganiriza muri uyu mwanya aganirizwe nawe amagambo atubwira nawe yamubwire kugira ngo atugereho tunyurwe nayo. Urakoze turagushimiye izina ryawe rihabwe icyubahiro mu isi no mu ijuru ni mu izina rya Yesu dusenga twiringiye kubyumvise. Amen. Yesu ashimwe cyane. Rero tudatinze tugiye kumuhereza ikaze tuganire kuri aya magambo nanone mwatubajije ubushize muhora mutubaza muhora mwifuza yuko twongera tukagarukaho ku muryango. Rero Consolata ni ikaze nanone muri studio zacu. Hari ijambo shaka yuko tuganiraho uyu munsi
ijambo rivuga umugore. Ese umugore ni iki? Iyo umuntu avuze ngo uyu ni umugore, Gorethi ni umugore, Consolata ni umugore, na runaka ni umugore, ese umugore ni iki? umugore ni umugore aramutse ari umukobwa akiri iwabo akaba ari umukobwa, Yego, ariko igihe kikazagera akaramagizwa agashyingirwa yego. akajya kubaka urugo. Urumva aricyo navuga muri makeya. Umugore ni umuntu washingiwe. None washatse umugabo, biga barabana cyangwa se ntibabana, cyangwa yarapfuye cyangwa ariko yarashingiwe. Hanyuma se ko ba bandi reka tuvuge ku mukobwa abyariye iwabo cyangwa se niyo yaba atakiri iwabo wenda yavuye iwabo ariko ntabwo yashingiwe, yarabyaye, bamuteye inda ku bushake cyangwa se by accident arabyara. Ese uwo nguwo we yitwa iki? hari mu gifaransa bavuga bita female. Yego. Umukobwa wabyaye ni umubyeyi yarabyaye, yego, ariko sinzi ko bamwita umugore ubusanzwe. Mbese n'imyaka uko yashira agenda aba mukuru bamwita umugore, ariko ubundi nibwira ko mu busanzwe umugore ni washatse umugabo. Ni washatse umugabo. Bivuga ko wa wundi n'ubundi abakiri ubwoko kuko ntabwo yashingiwe, ntiyashatse umugabo, ntabwo babana. Ariko bivuga ngo na wa wundi noneho hariho gusezerana, hari hakabaho n'umuntu gusa bikundanira bakagenda. Ariko na wa wundi bakundanye bakagenda bakibanira nawe yitwa umugore. Okay. Niyo yaba yarasanze umugabo. Bivuga ngo na wa wundi bashakanye agapfakara, yasiga abyaye yasiga atabyaye, ariko ni umugore. Bivuga ngo aba agomba kubahwa aho yashatse muri uwo muryango. Okay. Nanjye ndabisobanukiwe. Numvaga abantu bose yapfa kuba yarabyaye, numvaga agomba kuba yitwa umugore, ariko ashaka kwitwa ko ari umubyeyi. Buriya itandukaniro ry'umubyeyi n'umugore ni irihe? Iyo twavuze ko umugore ubusanzwe uretse ko ntabwo ari umuntu runaka afite umwana ngo babi bose bafasha kubita abagore, ariko usanga ngira ngo umugore ni wa wundi nyine washatse umugabo. Washatse umugabo. Yego. Nibyo nibwira. Nibyo nibyo. Kubyara hari igihe wakwitwa umubyeyi ariko wakwitwa umugore ariko utarabyara, cyangwa ukitwa umubyeyi ariko nta mugabo wigeze. Numva amagambo y'ikinyarwanda hari ukuntu ananirana kuyasobanura neza, ariko wowe nyir'ubwite waba uri umugore ufite umugabo cyangwa se waba uri umukobwa wabyariye iwanyu, ubwo muri wowe uzi ukuntu witwa, ni wowe ufitanye ibanga n'Imana yawe. Ntukite ku byo abantu bakwita, kuko hari igihe twebwe dushyira abantu muri kategori zitandukanye bitewe n'uko tubabona n'imyitwarire yabo bene nk'ibyo. Ariko umugore twumvise ko ari umuntu washingiwe akabyara cyangwa se nabyara ariko afite umugabo, baramushingiye. Rero uvuga ngo umugabo ikoze umugore, siko bimeze. Niho rufunguzo yakwitwa umugore. Imana ishimwe cyane. Rero natekereje umugore ni mu buryo bugari cyane. Hari umuntu witwa umugore yarashatse arabyara, yego. Hari undi yarashatse ariko narabyara, ariko ni umugore. Itandukaniro nuko umwe yabyaye undi akaba agitegereje. Ariko noneho ndagira ngo tugaruke kuri iki kintu ubushize wagikomoje ariko ntabwo twakigiyemo cyane, cy'umugore nawe yarashatse nk'abandi, agenda afite expectations nyinshi ko agomba kubyara, agaheka, mbese akabona nk'ibyo abandi babona, akagira uwo munezero. Ariko none hagezeyo ugasanga ntabwo bikunze pe, ntabyaye. Ubushize watubwiye ko hari igihe biba ari umuhamagaro w'Imana, ni ugusobanukirwa ko turi mu biganza by'Imana, so Imana yagukoresha uko ishaka. Ariko kunyura muri icyo kintu kugira ngo uzafashe abandi kunyura muri icyo kibazo nk'ikunyuramo cyangwa icyo wanyuzemo. Yego. Noneho ushobora kugenda ugatinda, ariko bishobora kuba ari ubushake bw'Imana cyangwa atari ubushake bw'Imana, ari kubera ko ugomba kwivuza gukurikirana bene nk'ibyo. Ese ibyo by'umuntu yabimenya ate Consolata? Kuko hari igihe ushaka kuvuga ngo buriya ni umugambi w'Imana. Navuze ngo ibyawe biratandukanye nkurikije ubuhamya bwawe. Wowe wari unyuzwe, wari waramaze kumenya icyo Imana yakuvuzeho. Ntabwo wigeze ujya kwivuza ngo ushakishe ngo urabona uhangayike ngo ubuse koko bazavuga iki. Wakoze rya banga watubwiye ryo kugira gute, kwica amatwi. Amatwi arahari ariko urasa nkaho uri igipfamatwi. Baravuga nibo babuze kuvuga, ariko ntabwo byoroshye. Uwo muntu aragiye, biratinze, arategereje. Ese uwo muntu yabwirwa n'iki kugira ngo yemere yuko ari ubushake bw'Imana? Ategereze
avuga ati igihe nikigera wenda Imana yaminduye Pauline, kera bajyaga bavuga ngo ni Pauline kubera hariho Paulo bakavuga ngo noneho umukobwa we yitwa Pauline kubera mbese nawe ategere yihaye Imana. Icyo navuga rwose ibanga ry'ubuzima turimo no kugira Yesu umutima, ntabwo navuga ngo nagende niba atabyaye ngo arekere avuge ngo yenda oya, ntabwo bishoboka byose ko abana ni beza, abana bose barashakana bakabyara, nivuze nasenge Imana ibona bikwiriye kuzamuha abana, ariko n'igihe batanaza cyangwa mu biganza by'Imana iramfite uko bisa kose, ifite umugambi mwiza, inzira zayo ntabwo iyawe yakwiriye wose yanyujijemo, uko bisa kose ibanga n'uvuga ngo mu biganza by'Imana iramfite, inyuza aho ishaka n'ahandi inyuza n'ubwo hashaririye, izaza isanga bimeremo amahoro, imiyobore inezeze. Nuko mu biganza by'Imana nuko mu biganza by'Imana ugomba gukora, ntabwo avuga ngo yewe ngiye ngo oya, ugomba gukora byose bishoboka gushaka abana, ariko niba bidakunze icyo gihe Imana umwana w'Imana izaza igusange ahandi ikunezeze igukoreshe, wumve ko ufite agaciro gusa kose. Ikintu gica abantu uvuga ngo narashatse simbye nta gaciro ufite, oya, agaciro tugahabwa no ku mwana w'Imana izina ry'Yesu, ibyo biguha agaciro nyakuri, waba ubyaye cyangwa utabyaye. Urakoze cyane Konsera, maze gutekereza ko buriya iyo umugabo n'umugore bashakanye nubwo bagira icyo kibazo cyo gutinda ntabwo bagomba gucika intege, ahubwo umugabo n'umugore bakwiriye kwegerana bakumva yuko bose bibareba. Ese kiriya kintu ubundi cyaturutse hehe cyo kumva yuko umugabo n'umugore niba bashakanye umugabo akumva yuko umugore niwe utabyara, mbese noneho akumva we bakamuha akato, naho yashatse bakamuha akato ntibamuha agaciro, ugasanga umugore nawe yishwe na depression. Ibyo bintu byo ubivugaho iki? Uko bimeze nyine ko hari igihe iyo umugore atabye kubera ko ari utwita, nabwo navuga ko ari ibintu gihe iyo atabye bavuga bati umugore ntiyabyaye aciye umuryango, ariko akagiye ushobora kuba n'ikibazo cy'umugabo, ikibazo cy'umugabo nabyo birashoboka, ndetse umugabo ashobora kuba arwaye cyangwa afite intanga zitagize gute, ariko akenshi bahita bavuga bati uriya mugore aje guca umuryango we ntabwo yabyaye. Ariko niyo mpamvu ni ngombwa ko niba umwana w'Imana by'ukuri urashatse umugabo w'umwana w'Imana, musenge mushyire hamwe mubaye n'ikigeragezo turacyitwaramo dute, uganire umenye uko mubyitwaramo, hasigaye mwiringira Imana, Imana izabyobora igihe kigeze igihe batanaza mugafunga. Yesu aguha umugisha cyane. Icyo ndimo kugenda nkuramo mu magambo urimo kutubwira, ndatekereza ko ni byiza yuko uyu mugabo n'umugore babyumva kimwe, ahari bakagendera muri iriya jambo se ritubwira ngo nicyo gituma umugabo azasiga se na nyina akabana n'umugore akaramata. Ese ririya jambo ubundi bitekerezaho iki Konsera? Bivuga ngo usize se na nyoko ugiye kubana n'umugore akaramata, ese iwanyu urabasize kompletire ntabwo uzongera kubatega amatwi no ariko nibwira ko umugabo niba ashatse umugore ataba yabyaye, akwiye kumva yamushyigikira, ntamutererane, kuko umuryango n'inshuti n'abavandimwe babatera umugore amabuye, ariko umugabo by'ukuri umuntu Imana yamuhaye yamuhitiyemo, niba ari umukristo akiyumva n'Imana yamuhitiyemo, duhuye n'ikigeragezo twese duhuye nacyo, ese ariyanze se wowe umugore se yanze abana, ahubwo akwiye kumukunda birenze ibisanzwe, akamushyigikira birenze ibisanzwe, kubera ko umugore ntibavuma bavuma cyane bavuga cyane, umugore mu by'ukuri akwiye kubatereka amushyigikire, dushyiremo dukundane, icyo gihe n'amagambo azaza wa mugore azaba afite umushyigikiye kandi birenze kurenza abandi, ntabwo azacika intege ngo yumve yihebye, ariko umugabo ntabwo ati kuko dore uko bimeze kumva nawe yamutegeye nyine azaba, hari n'abagera bakumva bakwiyegura bakumva baganira tujya dukunda kumva abantu benshi kumva babanaga n'umugabo n'umugore, ukumva umugore yiyishe cyangwa se yasinziriye, abantu bakibaza ngo ariko uriya muntu kweri muzima yishwe n'iki, bakurikirana bagasanga n'agahinda ngo yamaranye imyaka myinshi, mbese yishwe n'umutima wahagaze, ukibaza uyu muntu kweri muzima umutima uhagaze atigeze yumva nibura na sayini y'uko arwaye ngo ajye kwa muganga. Akaba ari cyo gituma wenda twabwira abagabo n'abagore ngo nimukundane, kunda mugenzi wawe, ugirira mugenzi wawe ibanga,
wishyira hanze mwene so. Niba ari umugore ufite ikibazo, we mugabo mwegere, umugire inama, muhuze, mutegereze. Rero ubu turimo kubwira abakristo bamenye Yesu nk'umucunguzi w'ubuzima bwabo, kuko bafite ubuhungiro, ariko noneho hari n'abandi batari bizera Kristo nk'umucunguzi wabo. Icyo twababwira bo ni ugusanga Yesu, kuko burya niyo wakubiswe wakubitirwa mu nzu y'Imana aho gukubitirwa hanze, kuko bavuga uti ntacyo jyewe nzi gusenga, ndajya ku mavi nsenge. Ariko ibyo byose bigukomeza umutima wowe mugabo cyangwa umugore yuhuje na mugenzi wawe, mukumva yuko umutwaro ari uwanyu mwembi, kuko cyagiye muba muri mwenyine mu rugo, ntabwo tuba turi kumwe namwe. Ibyo muvuga, ibyo mukora, ni mwebwe mwivamo bigasohoka hanze, noneho ugasanga abantu mubahaye amagambo yo kuzamukiraho. Ariko mugabo n'uwima iwanyu amagambo, umugore ukima iwanyu amagambo, ubwo ndavuga ibituruka, amakuru aturuka kuri mwebwe mwembi, muzubaka urugo rwanyu. Nta muntu uzamenya ibikorerwayo, nta muntu uzamenya yuko mumaze imyaka 10 mutari mwabyara. Yego barabizi, n'amagambo aravugwa hanze, bababona musohoka bakababona mwinjira, ariko mwe kwivamo. Icyo nicyo numva twababwira uyu munsi wa none. Mugabo kunda umugore wawe niko ijambo ry'Imana rikubwira, hanyuma mugore akubwira ngo ganduka. Ese birashoboka buriya Consola kugandukira umugabo nta mwana mufitanye uri muri izo ntambara n'iki? Ku bagore badukurikira bamaze icyo gihe, ni urugamba rutoroshye. Kubivuga gutya biroroshye, ariko nkawe waciye muri iyo nzira, hari ibyo uganira n'abandi babiciyemo, ufite icyo wabwira bano badukurikiye? Nk'uko njye nyine njya nkunda kwivuga njyewe ntabwo ko ari inzira yihariye. Yego. Kuko ntabwo nigeze mvuga ngo nashatse ndi mukuru cyane, ibyo gushaka bitanarimo, kuko ubwo bibanye n'urugamba rwo muri kanone bitanarimo. Ni njyewe urumva nta bikomere nigeze ngira, ngo yari afite abandi bana yapfuye muri jenoside. Ntabwo nongeye navuga ngo ibyo nahuye nabyo, ariko nagiye nganira n'abadamu, nakoze mu cyiciro cy'umuryango n'icy'abagore n'abakobwa gutyo n'abateranyirwa, naganirira benshi. Gusa ntabwo mu by'ukuri ni ikibazo kiremereye cyane umugore ushatse umugabo ntabyare muri umuco wacu wa Kinyarwanda cyangwa Kinyafurika. Aba ari ibintu biremereye cyane, bishaririye cyane. Yego. Noneho reka rero twishyire akenshi umugore niwe atera amabuye ngo ntabyaye ngo aciye umuryango. Wa mugabo rero niba bombi ari abana b'Imana, barashakanye, Imana ibahuje ati uriya niwe mugore nguhaye, uriya niwe mugabo nguhaye. Bakwiye kumva ko Imana itibeshye. Wa mugabo akwiye gukora ibishoboka byose kugira ngo akunde umugore we, amwubahe, amuhumurize. Icyo gihe n'ababona mbese niba no mu bantu avuga ati umugore akora ibishoboka byose kurenza n'ubwo yabikoraga yarabyaye. Kuko si umuntu, iyo umwana wawe arwaye Gorethi, si wowe witaho kurenza abandi. None se iyo umuntu wakundaga akoze impanuka cyangwa akagira ikindi kibazo kiremereye, si wowe wamwitaho cyane kurusha abandi. Wa mudamu rero mu by'ukuri isi yabaye nabi, abantu bazi ko umugore ikintu cyamuneza nuko abyara umwana. Agize ibyago rero siko nawe wa mwana mwanze ntabyaye. Abantu aho kugira ngo bamuhumurize, bamuvuga ati komera rwose, ahubwo basanga baramutera amabuye, n'abari mu kazi be, n'aba nyirabukwe n'abo yashatse n'iki byose. Ariko icyo gihe reka nibwire umugabo, ariko n'abandi bakwiye kumva rwose ko niba cyane cyane barabakwiye, bakwiye kumva bati uyu mudamu akeneye guhumurizwa, akeneye gufashwa. Umugore by'umwihariko noneho, kuko Imana ntabwo izabwira ngo ntuzajya mu kubera ko utabyaye abana. Niyumve ko ari mu biganiro niba barashakanye ari abana b'Imana mu mugambi w'Imana. Kandi nkuko njya nkunda kuyivuga nkanjye urugero rwanjye, Imana yanyuje muri ibyo ngibyo kugira ngo ushobore gufasha abandi. Nk'ubu ngubu hari igihe natenyega abagore benshi batabyaye, nk'abahuhamya bwanjye, bamwe batazi ubuhamya bwanjye, nk'abahuhamya bwanjye, noneho bakayisanzuraho nako yowe, bakambwira ibintu nkabahumuza. Nkawe Gorethi ufite abana, warashatse ufite abana, umugore utarabyaye nuko yaba ari inshuti yawe, ushaka no kumufasha koko, ukamubwira amagambo meza yo muri ibiri, ukamubwira iki byose, ariko avuga ati sere yarambwira iki, sere yarambwira iki, kuko yabyaye ntabyaze, we yaravuga n'utabizi. Ariko nkanjye uramubwira akabyumva. Nanjye ndi umunyarwandakazi, nanjye nta mwana nabyaye, nanjye ndayavuyemo, sinigeze mvuga ngo nyine kubera amateka yanjye n'ukuntu nakuze gutyo, Imana bakora yari yanteguye rwose kugira ngo nze kugira ngo uzankoreshe nyine muri ubwo buryo bwo kugira ngo mfashe abakobwa, mfashe n'abadamu. Urumva rero ibanganyamo kuri mu kuba mu biganza by'Imana. Utari mu biganza by'Imana, Satani azaza akoresha n'ababyeyi bawe bakubyaye,
akoreshe n'abapasiteri musengana n'abo musenga n'abanyamasengesho ati we bakubwira amagambo ariko wowe igera Imana wirundure mu Mana maze arebe Imana irakunezeza asigaye none ubere mugisha abandi hanjye njya ngunda ku abantu ndabeshya yende mvuze ngenda shimana inzira yanyujijemo kandi simba mbeshye mba numva ari ukuri yanyujije muri iyo nzira imeze gutyo inyuranye n'iyawe Gorethi cyangwa y'umugore wundi usanzwe kugira ngo izamfashe mpumurize bariya abantu numva ndifi numva ntekanye numva mfite agaciro cyane agaciro imbere y'Imana irankoresha yanyujije mu nzira imeze kuriya kugira ngo nkoreshe reka nongere mvuge ryasima kuko yenda ushize nta ubushene narivuze ririya somo riboneka muri Yohana igice cya 20:3 maze ni umuntu wahoze ari impumyi ati kuki uriya muntu yaguteranye ni wewe cyangwa n'ababyeyi bakuze ati no ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanwe muri ibyo nyiramo rero ese reka nkubwire inshuti yanjye uriya muntu witwa Vugisike Nick utagira amaguru n'amaboko ari umwana yashatse kwiyahuda ariko bikanga ariko barashima Imana ko yavutse ameze kuriye kubera ko Imana namukoresha cyane Imana namukoresha cyane hari igihe abantu ntabwo tuzi kujya muri Yesu ngo tujyemo wese n'amaguru n'amaboko tujyemo wese icyo gihe ugiyemo wese ibyo ntabwo rwose ntabwo amagambo bakubwira wawe yiha agaciro wakumva ijambo ry'Imana ukabona ukareba muri ibiri amagambo meza aguhumuriza akumara icyo gihe rero ugenda wemye wumva abantu bashaka bavugiye uzabunyuza inyoni kuguruka ntabwo wazi gusa utashatse kuvugwa ntabwo yavutse rwose ni kazi kabyo inshuti yanjye rwose niba warashatse utarabyara sanga Yesu utakambe mwivuze musenge Imana igihe kisagira ibasubize ariko nitanagusubiza si n'uwo wa mbere n'uwo wa nyuma cyangwa icyo nuko Imana muri kumwe nta guhungabana nta kwiheba nta kwijuta nta kwiyahura Yesu aguha umugisha cyane Consolata urimo gusobanura ahantu mise nibuka hari umuntu umwe ngo yigeze avuga ngo koko Mana pe uramemukiye ngo basi mbuze ngo niba nanatwitaga ikavamo ngo nuko bajya bavuga noneho ndatekereza muri aya magambo tubwiye kuba mu Mana ubaye uri mu Mana ntabwo watekereza iryo jambo kuko uzi yuko urahishwe mu Mana kandi Imana niyo ifite byose nta mpamvu yo kuguhereza inda ngo ivemo noneho kubera wa mubabaro n'uwo utuma dusenga nabi ariko tubisobanukiwe ko turi mu Mana biravuna nimwumve tubivuga ko tugira ngo nuko byihuta ariko iyo umaze gusobanukirwa yuko uri mu Mana uratuza ukavuga uti nta mpamvu y'uko indi ijyamo niba yagiyemo nihamemo izavuke dukikire ariko Satani nakajya batiza amagambo yo kuvuga bene gutyo oya dusobanukirwa Imana rero abataramenya Imana mwebwe twabasaba ngo nimuhungire mu Mana kugira ngo muhabwe amagambo yihumure muhabwe amagambo abakomeza mu gihe mutegereje kubona umwana mukikira biraryoha pe ni byiza ariko ni byiza kugenda mu bushake bw'Imana kurushaho Yesu ashimwe cyane Consolata turimo turagana ku musozo ariko hari ikintu kimwe nshaka kugira ngo tuganireho kijyanye n'inshuti z'umuryango tubonye abantu benshi basenyerwa ingo kubera inshuti tugendana nazo ubwo reka mere ku bagore burya abagore nitwe tugira inshuti kururu nyinshi cyane burya abagabo bose nyinshi bo bigirira nyine hanze aho bahuriye imigambi bajya byabo ariko reka twivugire ku bagore nitwebwe dutuma inshuti ziza mu muryango cyangwa tukazisohoramo ese inshuti wowe mugore wowe nanjye ndimo kubabwira nanjye nibwira inshuti mugendana ni bwoko ki nimvuga ubwoko ntutekereze ngo ndavuga babandi umugandi ndimo ndavuga ni muntu ki uwo muntu mugendana iyo nshuti uzanye mu rugo rwawe ni umuntu muzima ni umuntu ugutiza amagambo yo kubaka urugo cyangwa no kubwira ngo reka dusohoke tujye kuryoshya nuko ngo babyita no kujya gutwika bakajya kuryoshya hanze hanyuma ntiwibuke inshingano z'urugo ese uwo mugore arashatse amaze n'iyo minsi wenda narabyara ese inshuti akwiriye kwiyegereza n'inshuti nyabaki yewe niyo yaba yarabyaye buryo mugore hava akagera agomba kuba sensitive kugira ngo agire inshuti mu muryango ese ni izihe nshuti umugore agomba kugira kuko tubonye benshi bisenyera ingo reka nkubwire Gorethi cyangwa ukurikiye wese burya
hari iyo uri umwana w'Imana mbese ubundi inshuti muraganira iki? Yego. Nibura ko inshuti zawe ukwiye ko ari za nshuti muganira bibafasha bigana bijwe. Use umuntu niba arya mu kabari, niba ari umusambanyi, niba muraganira iki? None rero inshuti mu by'ukuri mu gifaransa niba ari umugani uvuga ngo mbwira uwo mugendana nzakubwira uwo ari we. Ntabwo ubundi biravuga ati ntimukifate nawe mutizere kimwe, waba ari ukumushakana cyangwa n'ubucuti bundi ubwo aribwo bwose. Inshuti rero ziriya bashobora kuzaba bitwa ngo ni inshuti, ariko nimuganya muri kuzumva se abantu koko ni abana b'Imana baranyegereza Imana, se cyangwa baranyegereza kuri Imana. Umuntu utakwegereza Imana mureke kuko bien sûr niba ugiye mu rwego rwo kugira ngo umuzanire Imana, kuko nta n'ubwo kwiye kuvuga ngo abantu b'abapagani oya, Yesu bahoraga banamunegura ngo agendana n'abanyabyaha. Oya, turi mu isi duhagarariye Yesu ku isi, inshingano yanjye no kwegera ba bandi nkababwiriza ubutumwa. Ariko ni muri urwo rwego nkwiye kubasanga cyangwa bakazi wanjye, ariko intego nyamukuru ari kubabwiriza ubutumwa. Ariko rero noneho niba ari ubucuti busanzwe, araza aho tuganire bya bisanzwe yo kubantwaye kugira ngo bazanire Yesu, nsange yo kubantwaye mu kigare. Ariko niba ndi imbere y'umuntu utazi Imana, ebye ugomba kujya ku byo mubwira Yesu, niyo nshingano nyamukuru. Mwashaka abansi kino shaka yeguturo, ntabwo noneho nkwiye kujya mu bya biganiro bindi bisanzwe ngo mutangire kutunegurane, kugira ngo mbese ukwirwe muri societe, ugaragare mbese bakubahe. Ibihe tugeze muri ibyo bihe ntabwo ari ibyo ngibyo. Ni inshuti, noneho za nshuti zisaba zazaze kuvuga ngo yego dore byana najya na hariya ngo naragerageza, bagiye bakujyane mu bapfumu, bakujyane ngo bajye kukuragurira kugira gute, baguhe ibyo wambara bagire gute. Ati naka n'umunani ko yabyaye. Oya, wowe jya mu ijambo ry'Imana ukumemo neza. Usigaye inshuti, niba inshuti abo mubana, abo muganira, ugenda intego ari ukubazanira Yesu, atari kugira ngo bo bakwinjiza mu byaha. Yesu aguha umugisha cyane. Ngira ngo inshuti zacu mudukurikira murabyumvise neza. Menya inshuti winjiza mu rugo rwawe, kuko kenshi hari igihe winjiza ukinjiza n'abadakwiriye. Simvuga ngo wanga abantu, ariko menya imyuka ibagenga ni iyihe. Ese muhuje kwizera, mushaka umuntu ahuje kwizera ariko afite ibindi nawe, iyindi migozi itaracika ku buzima bwe. Rero mujye muba maso, ntugapfe gufata abo ubonye bose ngo nuko bagusekeye, nuko wumva ushaka gufitinga muri societe. Hari abo njye numva ngo bajya muri societe kugira ngo bakendinga po bananyoye n'inzoga, banagiye muri byaha byabo, mbese bakambara ubusa. Kubera iki? Kugira ngo bakwirwe cyangwa bumvikane base n'abandi. Yego. So rero ntabwo urugo rusa n'urundi. Mwene data, mudamu, mugenzi wanjye kugira inama nkubwira ngo ntabwo urugo rusa n'urundi. Wikwigeranya ku rugo rwa mugenzi wawe, wiraba mugenzi wawe afite imodoka nawe uvuga ndayishaka, wivubona afite inzu nziza kandi uvuga nanjye ndayishaka, uraza umugabo wawe kunyeka. Cyangwa iki kintu tuzakigarukaho ubutaha cy'ukuntu abantu basenya ingo kandi bigereranya ku bandi ku butunzi bwabo. Ugasanga umuntu agiye mu bapfumu kugira ngo abone amafaranga. Kwa Consolata nasanze afite imodoka imeze itya, afite inzu, nanjye ngombi. Ese twese turareshya, hari abagufi n'abarebare. Rero twese tugiye kwigeranya, twaba tugiye kwita Imana umunyamakosa. Rero Imana yakuremye uko ureshya, nanjye uko ndeshya, ibyo mfite nawe ibyo ufite, twubahane. Kandi nta mpamvu yo kugirira ishyari mugenzi wawe, nta mpamvu nta n'imwe. So rero mugore, turiza muri urwo rugo Imana yaguhaye, ahubwo uvuga uti uru rugo Imana yamaye ni gute naruzamura imbere ya data, ni gute twese ari njye n'umugabo n'abana imihamagaro yacu yaba twayikoresha kugira ngo tuzagere ku cyo Imana yaduhamagariye. Tugera ku musozo, Consolata, ndagira ngo mubaze si kukubaza, ni ukuganira ku noneho ku mugabo. Umugabo buriya nabo bagira ako gakungu. Hari abagira agakungu ugasanga ntabwo aba mu rugo, nawe yibera uwo hanze. Umugore yaramubuze, yewe yaba ari wa mugore wabyaye yaramubuze, noneho akabona n'umuntu umubwira uti komera turi kumwe. Yaba yaranabyaye nabona uwo mugore, uwo mugabo ngaze namufashe n'imirimo yo mu rugo. Iyo mirimo yo ngira ngo bamwe bashobora kudutera amabuye kuriye, kuko twakuze tuzi ko abapapa mbese mu rugo nyine ni ukwituriza. Niba yatashye ni ukwakirwa, agakorerwa byose,
nabyo gufasha umugore mu rugo rwe. Ariko muri iki gihe tugenda tugeramo ni igihe gikomeye cyane cyo gufashanya mu rugo, umugabo gafasha umugore wawe n'umugore kugira ngo byose bigende neza. Ariko bariya abagabo batita ku bagore babo, batita ku ngo zabo, bumva niba yakoze yakoreye amafaranga urugo rufite ibintu byose, wowe kumva nta kindi ugomba kuba waza mu rugo ngo ugikore. Ese byo hari icyo ubitekerezaho cyawe? Kuri umuntu afite umwanya byabyiza narenze n'uturimo two mu rugo akora, kuko ubundi ni kurya umugore ashobora kuba arwaye cyangwa umukozi yagiye uyihana ku mugabo. Ni byiza ko umuntu amenyera uturimo two mu rugo agafasha, mbese bagafashanya. Yego, Imana rero iguha umugisha cyane. Inshuti zacu mudukurikira, Imana ibaha umugisha. Ubutaha tuzagura kuri iki kiganiro cyo gufashanya n'umugabo n'umugore, ntabwo twakijyaho noneho nguko amasaha yagiye. Ariko ni byiza mugabo wigorobereza mu kabari cyangwa wigorobereza hanze, bitari ngombwa cyane ngo usige umugore avunika wenyine mu rugo. Niyo haba hari umukozi, abana baragukeneye, ya ndero ya cya gitsure cyawe kirakenewe mu rugo, ugerageze utahe kugira ngo n'umugore akubone. Mujye inama mwubaka urugo rwanyu. Murakoze cyane Consolata, Imana ibaha umugisha. Tugeze ku musozo, turifuza kugira ngo usengere abantu badukurikiye, ari umugabo n'umugore bari muri urwo rugo bahura n'izo ngorane, ari abangabo binjiza buri muntu wese ubonetse wese mu rugo rwabo bakabasenyera. Hari abo nigeze kumva ko inshuti z'umugore zaraje ziramusenyera zitwara umugabo we, so ugasanga umugore baranamugambaniye akarusohokamo ni birebire. Ariko dusaba Imana kugira ngo iduhe ubwenge, tumenye kubaka, tumenye abo twakirana mu ngo zacu. Imana ibahe umugisha. Mana nzima mu cyubahiro, tuje imbere tugushima, dushimiye ko tuganira ku ijambo ryawe. Papa, tugushimiye ko waremye umugabo n'umugore ukabahuza, ukabatiza ko umuntu aba wenyine ukamuremera umufasha. Nyamara hari ibibazo mu miryango, hari ingo nyinshi zirimo gusenyuka. Papa, turagusabye ngo bamenye ko bagufite bafite byose, bagufite nk'umujyanama, nk'Imana, bagufite nk'umuyobozi. Bamenya no guca bugufi bakabona ibyaha byabo bakihana bakabana amahoro. Papa, hari abafite ibibazo by'ubukene babiri igisubizo, hari abafite ikibazo cyo kurera abana barananiranye. Papa, bayobore bamenye ko bitanga, bashaka umwanya ibyo bakora byo kubatwara bwose kugira ngo burire umwanya abana babo. Dukoretse kandi imiryango idafite abana Papa, ntabwo byoroshye, ntabwo byoroshye. Aho kugira ngo bashwane imiryango izibateranye, ahubwo bumve ko bafite ikibazo, ko bakunganirana, bagakundana, bagahumurizanya, bagafashanya, bakarushaho kukwegera birenze ibisanzwe. Papa, ntabwo byoroshye umunyarwandakazi cyangwa urugo rw'abanyarwanda bazi ko iyo umuntu ashatse bagiye kubyara, hari abatinze kubyara Papa, bahangayitse rwose. Bahumurize Papa, kandi banabasubiza, kuko twarabibonye, twabonye abusubiza, twabonye ubusubiza haje imyaka 18, 20, 25, twarabonye basubiza Papa. Hagati aho rero mu gihe bataranasubizwa ntituzi igihe uzabikorera, ariko bahe kuguhanga amaso, baha amahoro mvajuru, kuko abana si watanga amahoro, umugabo si utanga amahoro, amafaranga si yatanga amahoro, ariko Yesu umutima w'umuntu amuha amahoro. Papa, iyo miryango yose turayisabiye kugira ngo wese akwegere, amahoro mvajuru, umunezero mvajuru, amahoro tuzarabuje turi benshi. Tugusabye mu izina rya Yesu. Amen.